reka dufate bibiliya zacu. Buriya mu rugendo ubwo ari rwo rwose abantu bitwaza impamba, sibyo? N'uru rugendo rujya mu ijuru, umukristo Imana yamuteguriye impamba. Mu buryo rero nugenda mu rugendo nta mpamba ntabwo uzagerayo. Sinzi ko mumva ibyo ndavuga. Impamba rero si ibindi, n'iri jambo Imana ikomeza kuduha. Nimba uri umukristo gusa wo ku cyumweru, ukaba utagira imyanya yo guterana, nubwo wavuga ngo ufite bibiliya yawe aho uri, ariko Imana iteranije abantu bayo, hari amavuta y'umwihariko aherekeza ijambo ryayo. Ntabwo bisimbura rero, kirite personnel ntabwo isimbura amateraniro. Amen. Kuba ufite umwanya wawe ni byiza wo gusoma ijambo ry'Imana ugasenga, ariko no guterana nawe ni byiza mu gihe bigushobokera. Kuko abadaterana mu byizi kubera ko bitabashobokera, kubera akazi, kubera izindi mpamvu zitandukanye. Ariko nimba nta mpamvu, ni byiza yuko udasiba amateraniro, kubera ko niho Imana igenda itanga impamba yo mu rugendo. Amen. Tumeze nk'imodoka iri ku rugendo rurerure, hanyuma ikagira essence muri reservoir, ariko ikagira na za reserve. Hari igihe ukonsoma irimo, hanyuma ugafata reserve ugashiramo, na reserve nayo igashira, ukaba obligé kuyaprovisiona kuri station ikurikira. Ko niko bimeze mu nzira yo kujya mu ijuru. Amen. Naho ubundi ntabwo wabishobora, kubera ko ibyo turwana nabyo ntabwo byoroshye, ni byinshi. Ndakunda ijambo ry'Imana rivuga ngo ngo ibi ndabibabwiye. Ari ibintu Yesu yavuze ngo ntibizabura kubaho. Ibaza Imana ubwo yaravuga ngo ntibizabura kubaho, ngo ibi ndabibabwiye ngo nibibaho, ntihagera ko bisohora cyangwa bigaragara, muzibuke ko nabibabwiye. Kubw'ibyo ntimuzahagarika imitima yanyu. Murabyumva? Iyo usomye Bibiliya hari amagambo, usomye amagambo ya Yesu Kristo mu butumwa bwiza butandukanye, ari ubwa Matayo, ari ubwa Mariko, Luka na Yohana, hari ibintu Yesu ubwe yavuga ngo ibi ntibizabura kubaho. You can't pray against them. Ntabwo wasenga ngo ntibibe. Biraba. Nimba yaravuze ngo ibi ntabwo bizabura kubaho, bizaba. Ariko ikibazo wowe uzabihagararamo gute? Urumva problem iri? Amen. Kese nima muri Bibiliya ujya utoragura udushaka we gusa. Ari ibintu bikwiye kuba, kuko Rurema yaravuze ngo bikwiye kubaho. Ngo ibi ntabwo bizabura kubaho. Ngo ariko ngo nibiba, ngo mubibuke ko nayo babwiye, kugira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Abico gihe ibyo yagiye avuga biba, bakwiye kumenya ko yabivuze, kandi ntibahagarike imitima yabo. Kubera iki? Nugira ngo mumenye ngo no mu biriya bikomeye, Satani ntagushuke ngo Imana yatakaje control. Ibivuga bitaraba, umenye ko nubwo biba, nibaze ko Imana yatakaje control. Abafite ubwenge bwo mu mwuka wano byumvuga. Amen. Ni igihe gikomeye cyane dukwiye kumenya ibyo Imana ivuga. Hari ubwoko bw'imibare bita les fonctions. Abizi imibare, avec bita les variables na constante. Variable, uva ni variable ikintu gihindagurika, ariko constante ntabwo ihindagurika, kuko iramutse ihindagurika byose birapfa. Muri isi rero ni isi y'ama variable. Yo shaka kubabwira. Ni isi y'ama variable. Variable ni ukuvuga ngo ni ibintu
bihindagurika. Uvuga ngo hari genre y'imibare, hari imibare itandukanye ikorwa aho yari mu ma fonction n'ama variable. Uvuga ngo variable zirahindagurika ariko constante ntabwo ihindagurika, ko ni constante nyine. Muri isi rero byose sont des variables. Nushaka kuvuga ngo urabyubakiraho uzaba déçu, kuko ni isi y'ama variable. Muvuge gutyo ni isi y'ama variable, cyangwa mu Kinyarwanda ni isi y'ibihindagurika. Uwihiriwe rero akwiye gushakisha ese ko muri isi turimo ari ama variable constante nayikurahe. Murayumva? Nyuma mubona ibintu bigenda bihindagurika, ugasanga imico y'ubusiyo yejo haje ibindi, haje ibi. Kera nago habagamo human trafficking, nago habagaho kugurisha abantu kera, ariko ubu birari abantu bakabatwara bakagurisha mu gihe barawo. Ni kibazo kirenga imipaka, ariko mbere nago byari bihari. Umva, hari ibintu bihari ubu bitari bihari, hari n'ibizabejo ubu bidahari. Ni isi y'ama variable. None ikimana yakoze niki? Kuko Imana yamenye ko isi tuzaba turimo ni y'ama variable, nihindagurika. Imana rero yatanze constante, yatanze kidahinduka. Kidahinduka ni ijambo ryayo. Nuvuga ngo rero nimba udafite ijambo ry'Imana uzaba mu variable gusa, kandi nuba mu variable uzata umutwe, kuko ibi bizahinduka. Uzatangira ukora ibi none biga gati ubwo bihinduke, haze ibindi, bya bindi biveho. Uzaguma uba mu buzima bwo guhindagurika. Abakristo rero batazi, badafite revelation, badafite ijambo ry'Imana, bari gusa mu madini gusa no bagenda bahindagurika. Yesu ntahindagurika. Yesu biratwa ngo uko yararejo niko akiri, niko azahora iteka ryose. N'ijambo rye ntirihindagurika. Yaravuze iki? Ngo isi n'ijuru bizakurwaho. Okay? Ngo ariko ijambo ryanjye ntacyo rizaba. Ngo icyoroshe ku Mana nuko isi n'ijuru bivaho, ahubwo ngo haveho n'akanyuguti gato mu byanditswe byera. Umwami niko yavuze. Uvuga ngo ni ijambo riri fiable, ni ijambo ushobora guhagararaho no mu bihe bikomeye, kuko ni ijambo ryageragejwe. Imana ubwayo irizera ijambo ryayo. Yesu rero nahinduka, ijambo rye ntirihinduka. N'ukwizera kwacu mu bisanzwe ni kwari gukwiye guhinduka. Ukwizera kwacu kuri muri Kristo, ukwizera kwacu kuri mu ijambo ryayo, mu bisanzwe ukwizera kwacu ntabwo kwagakwiye kugenda guhindagurika. Sibyo se? Ntabwo byakahindaguritse. Nimba rero tugenda duhindagurika, biravuga ngo rero ukwizera twibwira ko dufite ntabwo kwashoye imizi muri we. Mwanyumvise? Ushobora kuba ari ya mbuto yaguye mu nzira cyangwa mu mabuye, cyangwa ikaba yaraguye mu mahwa, none ubu ikaba yarabuze ubuzima. Ko ukwizera gushoye imizi muri Kristo no mu ijambo ry'Imana, ni ngombwa ko kwizera kuraresista ku bihe, kubera ko guhagaze mu dahindagurika no mu ijambo ridahindagurika. Muvuge muti iyi si ni y'ama variable, ni si ibi hindagurika, ariko Imana yatanze ko constante, ikidahindagurika. Iyo nsomye ijambo ry'Imana, hari ibyo Imana ivuga ngo ibi ntabwo bizabura kubaho, kandi ibyo bintu birebye twakabicyashe, kuko ni ibintu bitoroshye. Ibyo yavuga ngo ntibizabura kubaho ni ibintu biteye ubwoba. Ngo ibi ntabwo bizabura kubaho, ngo ibi ndababwiye bitaraba, kugira ngo nimubibona nimukuke imitima, ngo mwibuke ko nabivuze, nimuhagarike imitima. Bivuga ngo nimwibaze ngo kubera ko ibintu bimeze gutyo Imana yatakaje ko control. Imana ntizigarita control. Imana ifite control. No mu gihe cy'umwijima Imana ifite control.
no mu gihe cy'ibigeragezo Imana ifite control. Haleluya. No mu gihe ijambo ry'Imana rigwanywa Imana ifite control. No mu gihe abantu bari mu ngeso zigomera Imana, Imana ifite control. Nta na rimwe Imana izatakaza control. Kasome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 6 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Amen. Mu byo gira mvuge murote ni jambo barenga kugwisari, sibyo? Mu gifaransa ni se relâcher. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Shaka guhagarara kuri iryo jambo relâcher, en fait kuba wafite umuvuduko ugahita utangira kugenda gabanya n'ukwiza guhagarara, sibyo? Gucogora. Uvuga ngo Imana inegurizwa izuru. Nukuvuga ngo Imana ibyo ukora byose biza kugiraho ingaruka. Amen. Nubwo itaba ingaruka yako kanya, ariko ingaruka irahari. Wowe uzajya ubimenya. Nubeshya none, nubwo nta ngaruka ako kanya biboneka, ariko araho byafashwe. Umwuka wera yabirikodinze. Byanga bikunda amaherezo uzabiryozwa. Ikintu cyose ukora, byaba none byaba kera, biza kugira ingaruka. Iyi ni principe Imana yashizeho. Bibiliya ivuga ngo ibigaragara ni ishusho ibitagaragara, ni igicucu cy'ibitagaragara. None muri isi yacu abantu basarura ibyo babibye. Ntabwo wajya gusarura ibishyimbo aho wabibye amasaka. Nubibona uziruke, izaba ari kabutindi. Ati umurima wanjye nabibye ibishyimbo, none hameze amasaka. Ntuzagene gusarura, uzate wiruka. Umenye ko habaye kabutindi. Kuko ntabwo ari ibintu bibaho. Hari ibintu byamenyerewe ko niko bikwiye kuba bimeze. Mwibaza ko nk'ubu ufite akazu gato gasanzwe wubatse, harimo gakanguka usanga yabaye nk'iriya Parabadorite ya Mobutu, Ivani kagera no kwa Rando, na Mama Abraham wose. Wibaza ko uzavuze haleluya, bene natavandimwe Beteri, muze dushima Imana. Niko bigenda. Uyivumbukamo wiruka kandi ari nziza. Kubera iki? Kuko ni ibintu bitabaho. Ubien wasaze urabona ibintu bitari byo. Ntabwo uzavuze haleluya Imana ya hari ibintu biri muri principe Imana yashizeho. Nubiba ibishyimbo uzasarura ibishyimbo. Nubiba amasaka uzasarura amasaka. Niko bimeze. No mu by'umwuka usarura igihe cyose ibyo wabibye. Nuzajye gusarura imigisha warabibye ibyaha. Muvuge gutyo. Ntuzajye gusarura imigisha warabibye ibyaha. Hari abantu babiba ibyaha bagaje gusarura imigisha. Baba bashaka gusarura amasaka aho babibye ibishyimbo. Nije jambo rivuga ngo nta mahoro ku banyakibi, ni Uwiteka avuze. Nubiba ibyaha ntuzitege gusarura amahoro. Nibibaho. N'abantu bose mubona ngo batunze iby'isi, nimba barabibonye mu buryo butari bwo, nta mahoro bafite. Kuko iyi principe ntabwo Imana ishobora kwica ku ruhande. Burya bararyama bakagira ikibazo. Niyo bahita bahimba iminezero itandukanye. Hari umufilosofe yitwa Pascal Blaise mu binyejana byashize. Yaravuze kubyekeye, avuga ngo le divertissement, ibintu byo kwinezeza. Entertainment. Sibyo? Le divertissement. Avuga ngo impamvu abantu bahimba uburyo bwose ngo babe mu bintu bibanezeza, ngo no kugira ngo bahunge icyo bita l'angoisse existentielle. Bahunga ubwoba bwa lonea, nibatekereza urupfu n'ingaruka zarwo.
babimenya batabimenya impamvu kuguma hamwe batera ubwoba nuko hari ikintu muri bo kidasobanutse kuri bo kibatinyisha kuva muri kufesinga urupfu ingaruka yarwo. Niyo mpamvu abantu bakunda kuguma hamwe, na niyo mpamvu umuntu umubwira ngo afata iminsi yo gusenga uzamubura agendagenda mu mugi aratinya kuguma mu cyumba wenyine. Urabona nuvuga ngo muri conscience yacu no muri inconscience yacu ari ikintu kidutinyisha lonea kuvuga ngo ntago nzi nyuma y'ubuzima igihari, kuko badafite Imana baratinya kugwa muri nea nyuma y'urupfu hari iki. Alors il crée des divertissements, niyo mpamvu baguma bari mu bintu by'imyidagaduro, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, imiziki, ibiki, ibi bintu byose ni ibiteramo, ni ibintu bibaho byo kipa umuntu, urabyumva, ahunge lonea, ahunge ubwoba bw'urupfu. Ni politiki ya Autriche, cya kinyoni gihisha umutwe ngo danger yagiye, iyo bapfuye baba surpris kuko ibyo bahungaga birahari. Pascal Blaise aravuga yuko abantu barezorova ubwoba bwa nea bw'urupfu en inventant toutes sortes de divertissements. Niyo umuntu aratinya kuba wenyine atekereza, aratinya, benshi baratinya kuba ari wenyine. Niyo ubona abantu barira ngo bamaze imisi ibiri nta muntu mu telefone, mubaze yabari wowe bijya bikubaza ngo ntibagutelefone, uzajya umenya ngo ni ikibazo ukwiye kurezorova vuba na bwangu, ni ikibazo cyo gutinya nea. Murabona no gushaka kuba muri cercle, murabona rero ibyo Pascal Blaise yavuze ntabwo yabeshye, nibyo yavuze ko abantu bahimba ibintu byose bibokipa kubera muri subconscient batabizi, bafite ikibazo cyo kucyanea, cyo kuva muri le quotidien, kuva muri bibabona, bafite ubwoba kuko ntibazi nibapfa barajyahe, bakwiye kwiyokipa ngaho za WhatsApp buri kanya, ngaho yidagaduro, ngaho y'iniki. Hari umuntu ashobora kuba aguma mu matorero kubera gutinya nea, ho abashaka kubona abantu, ariko urupfu niruza uzabivamo, uzabivamo, za WhatsApp zizahagarara, amatelefone azahagarara, imyidagaduro izahagarara, uzagenda ufesinge icyo witaga nea, icyo bita nea. Mu busanzwe nta nea ihari, ya quelque chose, hari ikintu nyuma y'urupfu, ntabwo ari nea. Wajyemise hari nea? No, filozofi ni ivuga nea, ariko iyo ni filozofi itafite Imana, niyo bavuga lonea, ariko twebwe ntabwo twizera lonea. Hari Imana kandi hari ikintu Imana yaremye muri ubu buzima turimo turayibona, n'inyuma y'urupfu hari ibindi bihari. Uwitwa Heidegger niwe yavuze ngo l'homme est un être jeté dans le monde sans but, ngo umuntu n'umuntu yajugunywe mu isi akisanga mu isi nta gahunda ihari. C'est faux. Uwitwa Heidegger, philosophe allemand, yavuze l'homme est un être jeté dans le monde, no yajugunywe mu isi atazi gahunda, yisanzaho. Ariko sibyo, c'est à lui d'inventer la raison d'être. Niwe akwiye kuinventa impamvu yo kubaho, il doit donner un sens à sa vie, akwiye guha ubuzima bwe ibisobanura, amenye icyo gukora kugira ngo ashobore kubaho. Rero nashaka kubabwira yuko icyo ubiba nicyo usarura. Hano batubwiye ngo nubiba mu mubiri uzasarura kubora mu mubiri. Kubiba mu mubiri ni kuvuga iki? Ni ugukora ibintu utabikorera mu Mana, sibyo? Utagamije Imana, utatekereza ku Mana. Kubiba mu mubiri ntabwo ari ibyaha gusa, ni ibintu byose abantu bakora basunitswe n'umubiri gusa, badasunitswe no kwizera. Ngiye nshobora kubona abakene, nkamwe turiya dukene turi hariya, ngafata amafaranga nkabaha. Ibyo ntabwo bitandukanye n'ibindi bikorwa bya kamere yo kubiba mu mubiri. Kubera iki? Kuko ni ibintu bizana icyo bita l'autoglorification. Tu deviens Dieu pour toi-même, uhinduka Imana ku giti cyawe. Ibintu rero Bibiliya ngo kubiba mu mubiri, ubiba mu mubiri azasarura kubora mu mubiri we. Kuvuga ngo ibintu byose ukora n'ibyiringiro byo mu mubiri gusa uzasarura kubora, kuko umubiri uzabora
n'ibyo ari byose nabyo bibore nabyo. Ariko ngo ababiba mu mwuka, amen, bazasarura mu mwuka amahoro n'ubugingo buhoraho. Kubiba mu mwuka rero ni ukubiba muri Kristo. Ibyo ukora byose ubikorera Imana, ubikorera Kristo. Nufasha umuntu umufasha mu izina rya Yesu. Murabyumva? Ugusenga ijambo ry'Imana, kuryizera, kurisha mu bikorwa, gukora imirimo myiza, ibyo byose nibyo bita kubiba mu mwuka, kubera ko ubiba muri Kristo. Amen. Nimubifate gusa ko bigarukira mu gusenga n'ijambo ry'Imana ngo nibyo mu mwuka gusa. Ni ibintu byose, kwizera n'imirimo kubyara, ibyo byose nibyo kubiba mu mwuka. Imana yabwa icyubahiro. Ababiba mu mwuka bazasarura iki? Amahoro n'ubugingo buhoraho. Ils vont moissonner par l'esprit la vie éternelle, bien sûr la paix aussi. Amen. Bazasarura ubugingo buhoraho n'amahoro, kuko barafite urufunguzo ku kibazo cyugarije abantu kuva bari ku isi, cyitwa le problème du néant, le problème de l'angoisse existentielle. Ubwoba bwo kudasobanukirwa n'icyo umuntu aba cyo inyuma. Nashamba ikintu kimwe, filozofi ivuga ko l'angoisse ntabwo ari ubwoba. Ubwoba ubuzi ikibutera, njye wita ubwoba, la peur. Hari intare hariya mfite ubwoba, parce que la peur a un objet. Ushobora kuvuga ngo mfite ubwoba bw'iki. Hari abantu bafite ubwoba bwo koga mu mazi, ibyo bita hydrophobie, ubwoba bwo koga mu mazi. Ariko l'angoisse c'est une peur non définie. Nubwo budashobora gusobanura, bufata umuntu wese ataraba muri Kristo. Na niyo mpamvu les philosophes bavuga ngo l'angoisse ne peut jamais se résoudre. Ntabwo ushobora gukemura ikibazo cya angoisse, kuko kugira ngo ukemure ikibazo kikumenya icyo ari cyo. None ubwoba bwitwa angoisse ntabwo uzi ibyo ari byo. Niyo mpamvu nta gisobanuro na bisubizo ushobora kubona. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe yatari Yesu ashobora kugukiza ubwoba bw'urupfu, kubera yuko uwo muntu kugira ngo abigukize akwiye kumenya ibyo ari byo. Ntabyazi. La mort est un mystère kugeza uno munsi. Icyo umuntu aba cyo nyuma nta za filozofi ntabwo zishobora gusubiza. Siyansi ishobora gusubiza ibindi, nawe ushobora gusubiza lo pourquoi yo kuba turi hano ku isi. Ntuzabaze abantu ba siyansi ngo bakubwire impamvu umuntu ari ku isi. Nta gisubizo siyansi ifite. Murabyumva? Twavuze ko le travail de la science c'est de répondre au comment mais pas au pourquoi. Siyansi isubiza ese izuba kuko rirazenguruka, comment est-ce que le soleil itepuiza itarangiza peteroli yayo, essence yayo, sibyo? Ariyo hydrogène, sibyo? Siyansi ikabyiga ibimenye, ariko siyansi ntabwo wayibaza pourquoi, ko pourquoi ni ikibazo philosophique, ntabwo siyansi ireponda kuri ibyo. Kuki turi ku isi, siyansi ntishobora kubisubiza, filozofi ntishobora kubisubiza, ni ijambo ry'Imana gusa. Niyo bavuga ko umuntu ari aho atazi impamvu hanyuma agapfa. Murabyumva? Amen. Na niyo mpamvu iyo umaze kumenya ibyo uhita ubona ko abantu bose batafite Yesu ni ingorwa, kuko ubu bazi ko philosophiquement bari habi, bari down. Iyo uri mu ndege abantu bafite Yesu, bishobotse ukaba wababwira bose bati mwese muri hano nk'ubu ko turi hariya birometero bingahe, nashaka kubabwira ikintu. Uzi ko indege, umviriza, uzi ko indege izamutse ikagira ku birometero 5,000, 5,000, baba bakiri ku rwego rwa oxygène, uyu mwuka 50%. À 5,000 km d'altitude haracyari 50% oxygène, ariko iyo igeze kuri 7,000, sibyo, oxygène yayo irahagarara, bagase bakoresha iyo indege ikora. Sizi ko murabyumva. Vuga ngo iyi ndege igiye kuri 5,000 km ibigifite tugifite umuka waha 50%. Iyo tugeze kuri 7,000 km iyo oxygene ku isi ntibigihari, kubera ko tudapfa, indege iraproduza oxygene dukoresha ari indani. None ibyo bibikora si ibyuma by'abantu, none biramutse birwaye bigenda gute?
abantu si bapfa. Okay, none ukabwira ati mwebwe abapasaje mwese muri hano muzi yuko twamaze kurenga se nk'imikilometri hano na oxygene igihari, turakonta kuri oxygene ndege irazana, sibyo? None nk'ubu ubabwiye ati rero urabizi mu minota 2 ibyuma birahagarara, waza kubona abantu nimba babyizera. Wenda wowe kubera ko utari pilote n'ikibaje kweza ngo uragira, ariko nk'ubu bavuye muri bari bashinzwe indege bakaza ko bati murabizi ibyuma biro birakora oxygene, yatubwiye ngo muri 3 birahagarara, abantu bose bahita bapfa, barapfa batarapfa. Ça c'est la philosophie, barapfa batarapfa. Murabyumva? Kubera ko ntibazi nibapfa icyo bari bube cyo, kuko bafite iriya ngwase twavuze. Anyubise, ariko umuntu w'Imana araho ahita avuga ngo nubwo umubiri wacu ufite ubwoba nawo gupfa, ariko nibura wafite ikintu rutabariye, aravuga ati Yesu tabara, nibura afite umutabazi. Ariko bari abandi babura icyo bakora, nicyo c'est ça. Uitwa Montaigne nawe ni umunyabwenge mu bihe byashize, imyaka yashize, ibinyejana byashize. C'est un philosophe, un écrivain aussi. Yaravuze ngo twega wa philosophe tutagiye twirata, ati tura philosophe kurufu nibiki ekada, ati nkuba dufashe bakajana ku munara wa metero nimbari zingaye hejuru, none bagatufata amaguru batwerekeza hasi, bati turaza kukubara rimwe kuza kucuma tukure kure, ati umbwire, ati rwose dushatse kuvugisha ukuri za philosophe zacu ndago zatumuka. We murakumva? Nuvuga ngo hari ibintu ubwenge bw'umuntu bupfukama iyo bwize imbere yabyo, aho ni ijambo ry'Imana rikwereka ko rifite imbaraga. Aho ibi za philosophe zose zineshwa zihagarara nta gisubizo, aho ijambo ry'Imana riraza rigatanga igisubizo. Manishimwe. Nashaka rero kuvuga kuri iri jambo se relâcher, ngo turushizeho gukora ibyiza, nuvuga ngo imirimo iva mu kwizera. Turushizeho gukora ibyiza kuko tuzasarura mu gihe gikwiriye nitudacogora. Ndashaka kuvuga ijambo yitwa relâchement. Murabona muri inzira y'agakiza hari igihe abantu bagira umuvuduko runaka mu by'agakiza, nyuma kubera circonstance runaka zaje zigahinduka mu buzima bwabo, ugasanga ba bantu bari bafite wa murava baracogoye. Nibyo bita relâchement. Mu bisanzwe la vie normale y'umukristo cyangwa umukristo muzima uko Imana yo yabigambiriye, ntabwo akwiye uretse gucogora, ntabwo akwiye no kugabanukirwa mu buryo bigera naho ahagarara. Imana yategereje ko muri Kristo hariho kuzamuka ugatumbagira kugeza hariya aho Imana yakugeneye. Nibyo bita kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Ariko kubera ko turi mu isi yuzuyemo iki? Isi yuzuyemo za variable, murabyibuka? Yuzuyemo ibihindagurika. Niyo mpamvu iyo tutabaye maso n'ukwizera kwacu kugenda guhindagurikana n'ibihe. Mwabyumvise ibyo? Reka rero nkore samari ko tuyaturangize. Ni ukuvuga ngo Bibiliya tubwira ngo Imana ntinegurizwa izuru. Ongera bisome hari. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ni ukuvuga ngo Imana ibyo abantu bakora byose bibafiteho ingaruka, parce que on ne peut jamais se moquer de Dieu. Ntabwo wakinisha Imana. Nukora ibintu byose bigufiteho ingaruka. Nicyo bivuga. Komeza. Kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero
tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Amen. Amen. Nuvuga ngo hano Imana yaduhamagarira kutagira ukwizera guhindagurika. Iteka tukabiba mu mwuka, tukabiba ibituruka mu kwizera kwacu. Nyazagira igihe duhinduka tukabiba mu mubiri. Iyo umuntu yacogoye, iyo umuntu yarolashije, iyo umuntu yasubiye inyuma mu byo kwizera, atangira kubiba mu mubiri. Wabyumvise? Kuko iyo umuntu asubiye inyuma, iyo umuntu yacitse intege, atangira kubiba mu mubiri. Bibiliya iravuga ko ubuzima normal bw'umukristo ntabwo ari ubuzima buri horizontale gutya, ntabwo ari n'ubuzima bumanuka gutya, ni ubuzima buzamuka kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Horizontale ni ukuvuga ngo ntiwasubiye inyuma, ntiwanagiye n'imbere. Murabona? Ariko iyo situation ntabwo ibaho. No mu ntambara iyo utavanshije urasubira inyuma. No mu by'umwuka iyo utakomeje kutumbagira ngo uzamuke, ntabwo uba mu buzima buri horizontale, ahubwo uramanuka. Kubera iki umanuka? Urazi impamvu ibintu bikomeza kuba ahantu hamwe? Ni mu gihe cyo habe cyo bita l'équilibre de force. Bona ubu nta ntambara y'isi ya gatatu ihari ubu, sibyo? Kubera iki? Kubera iki nta ntambara ya gatatu ihari? Nubwo izaba bibiri ivuga mu gihe kizaza, kubera ko bidahari. Ntabwo barabitekereza? Ni Nyagasani. Of course. Icyo ni igisobanuro cyacu cyoroshye. Ariko ni biki? Kubera iki? Bazamuza hoteli kubera iki? Kubera iki nta ntambara y'isi iraba? Intwaro zarabuze. Abantu babaye gentil. Abantu baritonze. Abantu baritonze. Intwaro zarashize ku isi. Abanyamerika barakijwe bose, Abarusiya barakijijwe, Abashinwa barakijijwe. Nibyo? Ubushotoranyi bwarashize, amasengesho yacu yabaye menshi. Kubera iki? Nta ntambara ihari, kuko hubakitse icyo bita l'équilibre de force. Imana ibikoreramo. Uvuga ngo hariho imbaraga ijya no hino zitinyana. Ibyo bita équilibre de force. Iyo équilibre izaba rompu, izavaho hazaba intambara. Wabyumvise? None rero impamvu agakiza kawe kadashobora kuba stable no kubera iki? Ndavuga iyo utahagaze neza mu mwami. Benshi mu bakristo, sibyo? Uwareba mu myaka 10 y'agakiza ke, bamugasanga ntibakiri babandi. Nimujya mubibona? Je natanze imyaka myinshi. Ugasanga ntibakiri babandi. Wa murava yari afite mu gusenga waragabanutse. Wa murava yari afite mu guhamya Kristo waragabanutse. Ubya mirimo yakoraga kubera iki? Ntabwo arava kuri Yesu ngo agende ku mupagane, ariko ntakiri wa wundi mu mwuka. Habaye iki? Mu mwisi y'umwuka rero nta équilibre de force ihari, kuko Satani arakora aho Yesu atamuhagaritse ntarutangira. Ese mabyumva? Uvuga ngo nta équilibre ihari de force. Yesu arategeka aho bamwizeye, Satani nawe arakora handi hose. Iyo rero twacitse intege muri Kristo, aradusunika. Na niyo mpamvu rero agakiza gahindagurika. Niba ndabyumvise? Uvuga ngo mu isi ntabwo intwaro zashize, ahubwo zabaye nyinshi. Sibyo? Intambara ya kabiri y'isi irangira, bombe atomike ntabwo ari ibihugu byinshi biba bizifite, ariko hari ibihugu bizifite. Amerika irayifite, Ubufaransa burayifite, Pakistan irayifite, Chine irayifite, Urusiya burayifite. Hari ibihugu bitandukanye bifite bombe atomike, sibyo? Ariko ntabwo bakoresha izo ntwaro. Kugeza ubu bazita les armes de dissuasion. Ngo ni intwaro zitera bwoba, ngo shotora ngire gute? Nago muze ejo bundi uriya mu president wa Korea y'Amajyaruguru, sibyo? Hanyuma na Donald Trump bagitirana amagambo bavuze iki?
uriya wa Korea yaravuze ati mfite intwaro ndakanda buto nsenye imigi ya Amerika, sibyo? Donald yavuze iki? Donald Trump yavuze ngo akabuto kawe ni gato, ati je mfite kinini, ninjya gukanda Korea barashaka amajyaruguru bayibure kuri carte. Murumva? Nibyo bita armezi ziti umwe satera ubwoba mugenzi we. Ce ne sont pas des armes zo kurwanisha, ariko muri kiya gihe kizaza bazazirwanisha, niko birivuga. Ndetse bazagwanisha n'iziruta ziriya, bazagwanisha n'izita les armes bactériologiques, kuko Imana iravuga ngo ingabo zizarwana ngo zizabora zihagaze, seconde imwe pa amuntu gatangira kubora. Donc uvuga ngo na ma arme afite za bactéries ituma uhita decompose. Ibyo rero bizakoreshwa mu gihe cy'intambara yitwa Armageddon, hazakora les armes zose zibaho. Abyumvise? Nashaka kubabwira gusa ko mu isi y'umwuka impamvu abakristo bahindagurika nuko hoho nta equilibre de force ihari, ahubwo Satani arakora azirwa gusa aho Yesu ahagaze. Vango nimba tudahagaze mu mbaraga z'Imana ngo bikwiriye, Satani aradusunika. Nadusunika rero haba hariho za variable twavuze. Mwabyumvise? None Imana yaduhamagariye turebe icyatuma tutarorasha, icyatuma tutagwa isari, icyatuma tudacogora. Kubera yuko mu isi y'umwuka nimba utavansa urasubira inyuma, kuko nta equilibre de force yari nguraguma hamwe. Mwabyumvise? Wowe mara iminsi gusa udasenga, umara iminsi udaterana, umara iminsi udasabara bene data, urebe ibyo mvuga ko atari byo, uzisanga n'ibyo wari wararetse warabisubiyemo. Wabyumvise? Turabizi iyo umaze iminsi utiyiriza uratangira kubyumva, ugatangira kubona ibintu bikomeye cyane. Karoti imbwa zikwirukankana, imbwa n'ubusambanyi. Yes. Karoti ingurube mwo murakina nazo. Ingurube ni iki? Lust. Amarari y'umubiri, convoitise de la chair. Hariho ibintu Imana ikwereka. Rero nashaka kubabwira muri iyi minsi turimo, Satani arayizi, ararwana uko ashoboye ngo n'aba bandi bamucitse ari uko abigarurira. None twahagarara dute? Tukwiye guhagarara ngo niturishirizeho gukora imirimo myiza, turishyizeho kubiba mu mwuka, kandi ngo ntiducogore. Ntabwo ari kubiba gusa, ni ukureba ukuntu udacogora, ni ukureba ukuntu umwaka ushira undi ntuhindagurike. Haleluya! Ari ukomeze ujya imbere. Ibyo muri Kristo birashoboka. Amen. Kuko ngo tuzasarura byari mu gihe gikwiriye. Somaliya 9. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora. Tuzagira gute? Tuzasarura nitutagwa isari. Onaje mbase mura Kinyarwanda nkiva mu cyo hano. Autant convenable. Mu gihe gikwiriye, mu gihe runaka Imana yagennye tuzasarura. Amen. Kuko nitugwisari nitucogora, igihe cyo gusarura tuzaba tutakiri mu nzira twaravuyeho. Nashaka kubabaza, iyo uhinze umurima wawe ukawuhinga kageze igihe cyo gutera, igihe cyo gutunganya umurima, hanyuma hakaba hasigaye ukwezi ngo usarure, ugahita upfa, niho uzasarura nabandi? Murabyumva? Nimba ukorera Imana mu mwuka ukabiba, noneho ugatangira gucika intege, ugatangira gucogora, igihe cyo gusarura nikigera uzaba wabaye umupagani, uzaba warasubiye inyuma, uzaba waratangiye kubiba mu mubiri kandi warabibaga mu mwuka. Urumva icyo gihe rero Imana niza kugira ngo usarure ntabwo uzasarura, kuko basaruzi ntabwo uzaba ugihari. Murabyumva? Sasa la muhimu ni hili, jambo la muhimu, heri mwisho kuliko mwanzo. Ijambo ry'ingenzi niri, ni byiza kurangiza kuruta gutangira.
kuko Imana ntireba ko watangiye, ireba ko warangije. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka turangize kuri ibyo. Umuntu yitwa Dema, nimujya mumusoma. Ntiyatangiye se? Yaratangiye ntiyatangiye. Ariko yagize gute? Ntiyakomeje. Nimba bigarukira Bibiliya ko bimuvuga, ntabwo ari mu bwami bw'Imana. Bo igihe rero Imana izahamagara abayo kubagorora, uriya Dema ntabwo azaboneka. Kandi yaratangiye. Tukwiye gucungana rero n'ibyo, kubiba mu mwuka tudacogora, kuko igihe gikwiriye Imana yagenye tuzasarura. Kandi ibanga ryo kudacogora nari babwiye. Amen. Nukubaho mu ijambo. Iki Imana ikubwira mu ijambo ukagikomeraho. Niba Imana ivuga ngo musenge ubudasiba, musenge, okay, prier en tout temps, musenge igihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga byose no gushima. Imana ibizi ibyo ivuga. Imana ivuze ngo abo turwana sabe inyama n'amaraso. Nizo forces z'umwijima zo ntago ziryama, ntago ziruhuka. Tukwiye guhagarara tukarwana nazo. Tukwiye gufata mu buryo seriye, buryo buri seriye, seriously, tugafata ibyo Imana ivuga. Satani ariho n'abadayimoni be. Imyambi y'umuriro irahari. Ariko ibibaza ngo ni poezi y'Imana. No, Dieu n'est pas un poète. Nubwo ari za poezi, ariko ntabwo si ibyo. Ni ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo abadayimoni barahari. Abamarayika b'umwijima barahari. Satani arahari. Iya myambi ya kumurongo arasabera iriho. Okay? Imbaraga z'umwijima zirahari. Ibyo byose Imana ivuga biriho. None wowe wabaho nkuko bitariho? Ese mwibaza ko gendi hano Satani ntabwo arwanya buri gihe cyose, arebe yuko twacogora amaherezo akaturangiza? Nawe niko bimeze. Niyo mpamvu birivuga ngo musengeranire, kuko Bibiliya bizi ko ari urugamba rukomeye. Akaduruvayo mujya mumva amatorero kwesanga barukore akora ibintu by'amarorerwa, mubaza ko bitewe niki? Tego nizo mbaraga z'umwijima. Satani arabarasa imyambi, bakazana akaduruvayo, bagatangira kurwana bwabo, abapagani bakasista nko muri stade. Kubera kuko imbaraga z'abadayimoni zifite focus, ari cyo itare cible privilégié za Satani. Ibyo rero ni ukuri. Niyo mpamvu ukwiye kubimenya rero. Imana iraguhamagaye kugira ngo ubibe mu mwuka, ariko ubibe udacogora. Amen. Mu kurangiza, niki kiduha imbaraga zo gukomeza kubiba? Nuko umubibyi yihanganira ibihe bitandukanye mu guhinga no kubiba. Imbaraga azivoma he? Yakobo arabivuga, azivoma mu byiringiro afite ko igihe kizaza agasarura. Iyo umuntu atagiraga ibyiringiro byo gusarura ntabwo yabiba. Ngwinanzeze usoze kubera ko atabiba. Muraza kuzuza kandi ngo kuko adafite ibyiringiro byo. None nimba bidahari yabigenza gute? Maze cyo yabigenza ziriya mbuto yazitega kazirye. Murabyumva? Aremera kiziri ku mukanda, agafata imbuto yakariye akaza kuzitera mu itaka. Murabyumva? Nuko azi yuko nazirya ubu aravura inzara y'umunsi umwe. Ariko nigoma izo mbuto akazibiba, azavanamo byinshi by'imyaka myinshi. Amen. Natwe mu mwuka niko bimeze. Amen. Turigomwa, turasenga, turakora. Haleluya. Turiyima iminezero y'akanya gato kugira ngo igihe nikigera nko mubibyi w'ibyiringiro. Haleluya. Amizera ko igihe kizagera azasarura afite umunezero. Ngo abajyanye imbuto bazagarukana umusaruro bagira gute? Banezerewe. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Ni byiza rero iko izo principe uzifata, kugira ngo ntuzigire mu Satani ngo azagusubize mu kubiba mu mubiri, azakwambura ikamba, azatume widagurika.
iki naco mutahana mumenye biriya navuze, les variables et la constante. Ici yuzuyemo za variable, tu vois, ok, ibindagurika. Constante ni imwe, ni Yesu. Isi nta constante hari, niyo mpamvu ibyari biri ejo sibyo biri uno munsi, ibizaba ejo hazaza bitandukanye n'ibyo uno munsi. Nababwiye urugero, mu myaka ishize ntago harimo human trafficking, ntago bagurishaga abantu, trafficking y'umuntu, ariko ubu byabaye ku isi, abantu baragurishwa, abakobwa bavanwa hano bakajya gurishwa mu bihugu by'Abarabu, abandi akajya hirya no hino ku isi. Ibyo bintu ntago byari bihari, iyo phenomene, ariko birahari. N'ejo hazaza izindi phenomene zidahari. Isi rero yuzuyemo za variable, birahinda ndagurika, n'ejo hazaza ibindi, ariko ikintu kimwe gusa muri isi kidahindagurika ni ijambo ry'Imana. C'est notre constante, niyo duhagazeho. Na niyo mpamvu imyaka iba myinshi, iyo uri mu gakiza gashitsi ukaba uzi iryo banga ryo kudacogora, abantu baratangara kuko barakureba uko bagusize kera, ntabwo urahindagurika. Amen, haleluya, haleluya. Nk'abantu twabwirije kera wenda bakagenda mu bindi bihugu, apana mu ijuru, ariko bamwe cyo mu ijuru ko bibagera hariya ntabwo bariho, bakaba baragiye ahantu wenda bagatakara hariya sinze bariho, hanyuma bagakangwa ati umukozi w'Imana François ati aracyariho, taracyariho, aracyavuga bwa butumwa, aracyabuvuga. Nyumva icyo nicyo babaza, nimba yaranaguye akumva inkuru yuko ntabwo nahindaguritse, ndacyari wa wundi, ahita azanzamuka. Imana yabwicubahiro. God bless you. Rero iyo dusubiye inyuma ntabwo ari tutwe nyine twiyica, iyo twacogoye turica na benshi. Hari abakomezwa kuko bumva ko tukiri babandi, ko Yesu ashobora kurinda umuntu mu bikomeye. Haleluya. Yaturinze mu bikomeye by'i Burundi, azaturinda mu bikomeye bizaza, azaturinda n'ibyo tutazi, kuko Yesu Kristo c'est notre constante au milieu des variables de ce monde. Yesu niwe constante wacu, niwe niwe rutare rutanyeganyega hagati y'imisenyi hindagurika yo muri isi. Mukomereho rero, mukomereho, nushukwe n'ibindi variable ubona. Haleluya. Abatunze buno munsi sibo barabejo, n'abatunzi bejo sabuno munsi, ibintu byose birahindagurika, okay, ariko dufite constante imwe idahindagurika, ni ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom, shalom.